ubukangurambaga bwo kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana bato bwabereye muri paruwasi ya Matimba, bwateguwe na komisiyo y'umuryango Caritas ya Diocese n'umufatanyabikorwa wa Division. Abajyanama b'ubuzima bafite umwanya ukomeye muri iyi gahunda mu buryo butandukanye, burimo no gupima abana harebwa uko bahagaze. Abashyitsi batandukanye barimo abashinzwe umuryango Caritas, abashinzwe ubuzima n'inzego za leta, bose bari bateraniye ahabereye ubu bukangurambaga. Uwo mubiri rero kubaka, tugomba kubaka twongeyeho n'ibikomoka ku matungo. Ibikomoka ku matungo harimo kunywa amata nkuko twayahaye abana bacu. Ababyeyi bemeje ko mbere y'ubu bukangurambaga nta makuru ahagije bari bafite ku gisubizo cy'igwingira mu bana, icyakora bakiyemeza kwikosora bategura indyo yuzuye bagaburira abana babo kandi iteguranwe isuku. Uyu munsi twasobanuriwe uburyo umwana agomba gufatwa neza kuva gisamwa naho avukiye, tukamwonsa amashereka yonyine kugeza ku mezi 6, hanyuma amezi 6 yarangira tukamuha imfashabere. Dufite imboga, dufite ibihingwa duhinga iwacu, kandi tumenye yuko ibyo bihingwa duhinga ari byo bifite izo ntungamubiri. Rero tugiye kubitegura neza n'isuku. Tugiye natwe kwisubiraho turwanye igwingira n'imirire mibi. Ntabwo tuzongera kugwingiza abana. Nta mikoro makeya uko yaba ari kose, ariko mu rugo iwacu tuba dufite akarima k'igikoni, ntabwo wabura imboga. Haba hari injanga ntabwo zihenze, niyo wagura iz'ijana. Ibigori turabyihingira, soya turayihingira, kwari ukudasobanukirwa. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyagatare ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Juliet Murekatete yavuze ko kubaka umuryango ushoboye kandi ushobotse biri mu byatuma barandura igwingira n'imirire mibi mu bana bato. Anashima ubufatanye bwa Diocese Gatolika ya Byumba n'akarere mu kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana bato bari munsi y'imyaka 5. Mu myaka 2 ishize akarere ka Nyagatare kavuye kuri 44.7, ubu kakaba kageze kuri 22.8. Nagira ngo mumfashe muri uyu mwanya dushimire Diocese ya Byumba yatekereje kuri ubufatanyabikorwa. Dufatanya byinshi, ariko kuri iyi nshuro batekereje ko dufatanya mu kurwanya igwingira n'imirire mibi, ariko duhera kubanza kuguha imbaraga, kubanza gushyigikira umuryango ukabaho utekanye, ushoboye kandi ushobotse. Ku kijyanye rero n'igwingira n'imirire mibi ingarutse inyuma, nagira ngo mbabwire ko akarere ka Nyagatare, abaturage ba Nyagatare tuticaye. Mu myaka 2 dushoboye kuva kuri 44.7, ubu tugeze kuri 22.8 mu kugabanya igwingira ku bufatanye n'abafatanyabikorwa muri mu kubona. Rwose mushimire abantu. Birahera hehe? Mu umuryango utumvise, umuryango utahinduye ntabwo byashoboka. Hanyuma bakwigisha hano ko bategura indyo yuzuye, kwigomba kuba ifite ibirinda indwara, ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga. Abana bidusobanuriye simbisubiramo. Kubera iki bitunanira? No kubera iki nta gihe turimo guha umuryango. Abantu amasaha menshi barayaha akabari. Omoni wa Caritas ya Diocese ya Byumba, Padiri Augustin Nzabonimana, yavuze ko kurinda abana igwingira n'imirire mibi biri mu ntego za Caritas hagamijwe ko umwana akura neza. Ari nayo mpamvu bashyizeho iziko ry'umuryango remezo rizagirwamo uruhare n'abakristu, aho bagize intege nke Caritas n'abafatanyabikorwa bakagoboka. Dufite gahunda yo kurwanya imirire mibi mu bana dukoresheje ubushobozi dufite nk'abakristu, ariko nanone tukumva ko ari ikibazo cyugarije umuryango. Ikibazo cy'imirire mibi mu bana nacyo ni ikibazo cyugarije umuryango muri iki gihe. Rero gukora ubukangurambaga nk'ubu no kumvisha umuryango ko ugomba kwita ku mirire myiza y'abana kugira ngo ejo hazaza habo hazaba ari heza. Iziko ry'umuryango remezo, abana bafite ikibazo cy'imirire mibi, abakristo umuryango remezo barahura, noneho bagategura ibiryo bishobora gutuma umwana mu gihe gito kitarenze iminsi 12 ava mu kibazo cy'imirire. Twebwe rero iyo batangiye icyo gikorwa turagikurikirana, ibyo batabashije kubona kubera ubushobozi bwabo natwe tukabafasha tukabunganira. Iryo ziko rero ni iziko ryo gukura mu mirire mibi abana mu buryo bwihuse. Umunyamabanga wa Diocese ya Byumba akaba na umuni wa komisiyo y'umuryango wa n'umwe w'umwepiskopi Padiri Emerie Ngerageze yagaragaje ko ahanini usanga iki kibazo giterwa no kutagira ubumenyi buhagije mu gutegura indyo yuzuye. Ari nayo mpamvu bateguye iyi gahunda ngo bigishe abagize umuryango kuyitegura kandi bakazana ubufasha bwihariye imiryango ikennye
kugira ngo iki kibazo cy'igwingira n'imirire mibi mu bana bato kirangire. Igwingira riterwa n'ibintu byinshi. Mbere na mbere hari ubukene bushobora kugaragara mu muryango ku buryo abana batabona ibibatunga bihagije, ariko ubona kenshi ari ubumenyi buke bujyanye no kutamenya icyo ababyeyi bagomba gutegurira abana. Ariko iyo ababyeyi bahuguwe bakerekwa ko iby'ingenzi babifite iwabo mu rugo ari imboga, ari ubworozi buciriritse, inkoko, amagi aturuka ku nkoko, ari ibiribwa bisanzwe, bakamenya uko babitegura ku buryo bunyuranye butanga imirire ihagije, ubona ni nacyo gikorwa tugamije. Iyo bahuguwe neza bakerekwa iby'ingenzi bihari, rwose bategura imirire myiza, b'abana bakava mu kugwingira kandi bakagenda bakura neza. Ni mbere na mbere rero n'ubumenyi bubura, noneho ariko n'ubukene naho ugasanga hari aho bugenda busongezamo. Ahangaha akaba ari nayo mpamvu komisiyo y'umuryango na Caritas bifatanyije bizagerageza no gushaka ubundi bufasha bwo gufasha iyo miryango. Uyu mushinga wo kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana bato bari munsi y'imyaka 5 muri iyi zone y'umutara igizwe n'amaparuwasi 18 uzakorerwa mu maparuwasi 6 gusa ariyo Kiziguro, Muhura, Nyakayaga, Nyagasozi, Nyagatare na Matimba. Yatangirijwemo ubukangurambaga bwawo. Ubu bukangurambaga bwakorewe Matimba bukaba bwari bufite insanganyamatsiko igira iti mubyeyi w'umukristo, garagaza uruhare rwawe mu kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana bato. Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda, Matimba muri Diocese ya Byumba.